naguhanuriraga ndumva nuzuzwa imbaraga nshya. Ibyo wari urimo birashize. Abarozi bakurwanyaga ugiye kubashaka ubabure. Ubwo buzima ugiye kubushaka ububure. Iyo mibabaro ugiye kuyishaka uyibure. Ibyo hari abantu bari bazi neza yuko baguteza iminsi, ariko batunguwe no kubona ari bo bayibonyemo. Bibiliya iravuga ngo babashugunya mu muriro, ngo ibirimi bya wa muriro ngo bisumira babandi bari babashugunyemo. Haleluya! Ngo baragije ngo bakandagiye muri uwo muriro, ngo basanga Kristo, ngo basanga Yesu ngahagaze muri wa muriro. Hari ubwo bazakujugunya bazi neza yuko upfuye, basange hari ayandi maboko akusamye, akira gusamwa n'amaboko y'Imana muri uwo muriro bari bakujugunyemo. Yesu ashimwe, inshuti z'umusaraba, amahoro y'Imana nabane namwe, kandi Imana ibagire neza, Imana ibishimire, Imana ikomeze kubagurira imbago, ikomeze guhindura amateka y'ubuzima bwanyu, Imana ikomeze kuba mu ruhande rwanyu, Imana ikomeze kubabera inkingi ikomeye. Amahoro ya Yesu Kristo wa Nazareti nabane namwe, kandi icyo Imana igambiriye ku buzima bwanyu gisohore, umugambi wa Satani ku buzima bwanyu utsindwe, ukubitwe hasi mu izina rya Yesu. Nkuko dusanganywe ni Neza y'Imana TV, mu biganiro bya buri munsi turahura tukaganira. Ineza y'Imana TV ibereyeho guhumuriza abanyarwanda ndetse n'abaturarwanda mwese aho muherereye, abari diaspora mu bihugu bigiye bitandukanye. Imana ibaha umugisha kandi Imana ibagirire neza. Si rimwe rero si kabiri muri ibi biganiro tugenda dutanga bya buri munsi, hari benshi babikiriramo, abandi bakabibohokeramo, hakaba hari na benshi cyane babifashirizwamo bagakizwa. Hari n'abandi nzi bamaze guhinduka, bamaze kuva mu byaha, bemeye gukurikira Yesu nk'umwami n'umukiza. Mbese ineza y'Imana imaze kusakara, imaze kugendagenda, imaze kugera kure mu buryo bufatika kandi no mu buryo bwumvikana. Ndakwishimiye rero kandi nkuhaye ikaze, ndakwiyegerereje wowe unteze amatwi muri iki kiganiro. Imana iguha umugisha kandi Imana ikugire neza. Imana rero yakuntumyeho ngo nze nkubwire ngo imanuwe no kukugirira neza. Wakumva ukumva ni ibintu bisekeje, ariko nukuri nushaka useke kandi wishime. Ngewe wicaye imbere y'iyi kamera nazanye ibyawe, kandi ntago nasubirayo ntabiguhaye. Impamvu nkihumeka byaro kugira ngo nkomeze uwo mutima wawe ucitse intege. Nibyo impfu ziriho ni nyinshi cyane pe. N'aka kanya tuvugana hari abamaze gupfa, hari n'abamaze kuva mu mubiri, ariko girira Imana icyizere. Ikikurinze nawe waba uri kwa muganga ukaba ubona yuko usigaje umwuka mukeya, ongera ugirire Imana icyizere. Nawe waba uhagaze mu buzima buri kukwereka yuko nta mahitamo, nta cyerekezo, ongera ugirire Imana icyizere. Ineza y'Imana ibereyeho kukuruhura. Iyi televiziyo yajeho kugira ngo ihumurize umutima wawe. Rero kugira ngo udukurikirane umunsi ku munsi, ubane natwe, tuganire, tubohore uwo mutima urushye, nuko usabwa kuzajya udukurikirana. Ariko ndagusaba gukora akantu gatoya kandi keza. Kanda hasi aho ngaho kuri ako kantu k'umutuku ukandeho, nurangiza tuzajya tugendana neza, uzajya udukurikirana umunsi ku munsi. Imana itugirire neza, Imana iduhane umugisha. Imana yampaye ijambo ryawe rero, kandi ndabizi neza yuko turabigendanamo neza. Kadutangire dusenga. Imana nziza, Imana ikomeye, Imana iruhura abarushye n'abaremerewe, Imana yumva gusenga, Imana igitabara ubwoko bwayo, ikabutabara, ikabuvana mu buzima bukomeye, ikabuvana ahantu hadashoboka, ikabujyana ahagutse, bagashima Imana kubw'imbaraga zawe.
ndagushimye Yesu kubw'ijambo ryawe ntangiye, mpamagaye imbaraga zawe ndetse n'umwuka wera ngo amanuka azabane nanjye. Ndananiza imyuka mibi, imbaraga z'umwijima, imbaraga z'abarozi, imbaraga z'abakonikoni. Igitinyiro cyawe kibane natwe. Ndohereza ubutware bwawe, ndohereza amavuta yawe, ndohereza igitinyiro cyawe. Reka ntaba ari nge, ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Mbisabye nize mu izina rya Yesu. Amen, 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 amen. Imana nikumera umugisha kandi kugirire neza, yagura imbago zawe, ihindura amateka y'ubuzima bwawe. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana twihuse muri Daniel ibice 3 ku murongo wa 30. Kadusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo iki ku murongo wa 30? Ndakeka turabigendanamo neza. Titire y'amagambo iravuga ngo umwami ahimbaza Imana ya Saduraka. Imana itugiriye neza kandi Imana iduhana umugisha. Ijambo riravuga ngo iki ku murongo wa 30? Haravuga ngo ibyo bishize umwami yogeza Saduraka na Meshake na Abedenego mu gihugu cy'i Babuloni. Ndongera gusubiramo, haravuga ngo ibyo bishize umwami yogeza Saduraka na Meshake na Abedenego mu gihugu cy'i Babuloni. Imana ikumera umugisha kandi kugirire neza, iguhe icyo umutima wawe ushaka. Aya ni amagambo Imana yashyize ku mutima wanjye, kandi ni amagambo navuga ngo yaje gukomeza. Mu izina rya Yesu, Data yagura imbago zawe kandi Data kugirire neza. Aba bahungu Saduraka na Meshake na Abedenego ni abahungu bari i Babuloni. Mu kuba i Babuloni bari mu buzima buteye ubwoba, bari mu buzima bukakaye. Bazanye n'undi bitaga Daniel. Mu kuzana n'uyu nguyu bitaga Daniel, Daniel agira umugisha, Imana imutabara mbere yabo kubw'inzozi yasobanuriye Nebukadinezari, bituma Nebukadinezari amwiyegereza mbere yabo. Ariko nabo ntago byababujije kuba abatoni mu maso y'uyu mwami bitaga Nebukadinezari. Iyo dusoma dusanga Nebukadinezari yarakundaga abana b'abasore cyane, akabatetesha akabatonesha, bikaba byaratumaga babagirira ishyari. Abari ibwami barareba, baravuga ngo nta handi hantu twabategera tutabasanze ku Mana yabo, nta handi hantu twabace intege. Nshuti yanjye, kankubwira aya magambo, bimwe mu bikurwanya, bimwe mu biguhiga, nta kindi kintu biri kukuziza, birakuziza Imana wasenze. Imana ishimwe ko bitigeze bidusanga mu zindi ngeso, ahubwo bikaba byaradusanze ku Mana twizeye. Imana ishimwe yuko abadusebya batadusebya batuziza ibindi bintu, ahubwo badusebya batuziza Imana dukorera. Imana ishimwe yuko abarozi bakuroga batakuroga kuko uri mubi, ahubwo bakuroga kubw'ikiri muri wowe. Ikiri muri wowe nicyo gifite agaciro kurusha ibindi bintu bikomeye cyane. Erega ntago bakwanga kuko ikindi, burya Satani yahishuriwe icyo uzabacyo, yahishuriwe umugambi w'Imana uri muri wowe. Ariko ndumva ijuru ritabara, ndumva Imana imanuka mu byiringiro byayo yongera kubohora mu izina rya Yesu. Habaho igihe aba bahungu babakorera politike, barangije nagira ngo ubwire ngo ubugambanyi buracyariho. Barangije barabagambanira, babagambanira babaziza Imana yabo. Imana ishimwe ko baturenganya batuziza Imana dukorera. Barangije babagambanira babaziza Imana yabo, yewe biranakunda. Nebukadinezari bamuteza umwuka w'ubwibone, bamwereka igishushanyo kiri mu isura ye. Igishushanyo baragenda bagishyira hariya,
itegeko riratangwa rivuga ngo umuntu utazaramya iki gishushanyo azapfe. Haleluya. Ngo umunsi wo kuramya igishushanyo hari abahungu bapfukamira Uwiteka, hari abahungu bizeye Imana, hari abahungu biringiye Imana. Ngo isaha yo kuramya igishushanyo igeze, ngo hasigara abahungu babiri batatu, ari Saduraka na Meshake na Abedenego. Ngo igihugu cyose kiragenda kiramya igishushanyo, ariko aba bahungu ntibapfukama. Ba banyamugambi mubi nta kindi kintu bashakaga kugira ngo babatege umutego, barebe yuko bihakana Imana yabo. Abarozi barakurindiriye ngo utakaze ibyiringiro bikuvana ku Mana, kugira ngo babone uko bakwica neza. Ndetse n'abanzi bawe bamwe na bamwe nta handi hantu bazagutegera. Mugende murebe bariya bahungu bari kugambanirwa cyangwa se bari kujya mu magereza, nta handi hantu bari kubategera. Bari kubategera ku gitsina gore, abandi bari kubategera ku nda nini, abandi bari kubategera mu ngeso zindi zigiye zitandukanye. Ariko aba bahungu bakomera ku Mana yabo, nibatukisha izina ry'Imana yabo, barahagarara bati ntabwo dushobora kuramya kiriya gishushanyo. Imana ishimwe. Ariko tutaya wini mayifogre, ayiwe wa mukobwa we, kuko utapfukamiye iki gishushanyo Imana ishimwe. Wa musore we, kuko utapfukamiye iki gishushanyo cya Nebukadinezari Imana ishimwe. Hari igitumye Imana iza kukugirira neza, hari igitumye Imana iza kukugenderera. Barangije bajyana ikirego kuri uyu mugabo bita Nebukadinezari, baramubwira ngo mwami, uzi ko ubwo bamwe bamanukaga ngo bikubite hasi hari abagusuzuguye. Nebukadinezari abatumizaho, arababwira ati nimubanzanire. Arababaza ngo ni ikihe kintu cyatumye mudapfukamira kiriya gishushanyo? Hereza Imana icyubahiro kije gukoza imigambi y'abanzi bawe. Hereza Imana icyubahiro kije kugukuraho uwo mwuka wabakurwanya n'abaguca intege. Nari ndimo mvuga ngo hari Imana igutunguje ikimenyetso cy'ibyiza. Abantu baramwaye, bari bazi neza yuko ugiye gukorwa n'isoni. Imana wizeye, Imana wiringiye, Imana wakoreye, ntago izigera igutererana. Nebukadinezari abati ngiye kubaha ayandi mahirwe, ngiye gucana umuriro. Ngo acana itanura, ngo arangije ngo ararikoranya, arababwira ngo Saduraka na Meshake na Abedenego, hagiye kuza ayandi mahirwe. Ndibuze kuza kureba Imana iri buze kuza kubakiza. Ndibuze kuza kureba Imana iri buze kuza kubavana muri riya tanura ryaka umuriro. Aba bahungu bahagara mu cyubahiro cy'Uwiteka, baravuga ngo nayitadukiza ntabwo dushobora kunamira kiriya gishushanyo. Ngo Nebukadinezari atanga amahirwe, ngo barongera barakiramya, ngo aba bahungu ngo ntibakiramya. Ngo barangije barabafata, ngo babajugunya mu muriro. Ikintu cyanteye ishema no kongera kuzura umwuka wera, n'aya magambo ngiye kuguhumuriza. Hari abantu bari bazi ko bakunaze mu kibazo, ariko batunguwe no kubona ahubwo ari bo bakiguyemo. Hari abantu bari bazi neza yuko baguteze iminsi, ariko batunguwe no kubona ari bo bayibonyemo. Bibiliya iravuga ngo babajugunya mu muriro, ngo ibirimi bya wa muriro ngo bisumira ba bandi bari babajugunyemo. Haleluya. Ngo baragije ngo bakandagiye muri uwo muriro, ngo basanga Kristo, ngo basanga Yesu ngahagaze muri wa muriro. Hari ubwo bazakujugunya bazi neza yuko upfuye,
basange hari ayandi maboko akusamye, akira gusamwa n'amaboko y'Imana. Muri uwo muriro bari bakujugunyemo, akira gusamwa n'amaboko y'Imana. Muri icyo kigeragezo bari bagutayemo, akira gusamwa n'amaboko y'Imana. Muri ubwo burwayi, muri ayo mahembe, akira gusamwa n'amaboko y'Imana ku buzima bwawe. Leta kosta fo eleba shayinima. Ndabona Imana ikugenderera, ndabona Imana ikubohora, ndabona Imana ikuruhura, ndabona Imana igusuka yandi mavuta, ndabona Imana igenderera ubwo buzima bwawe. Igihe kinini waratakaje ibyiringiro, lota zawini maifo egre zoni maifo enema lastiki fo enemando staigre zone mando benefo egre menestai shayidi wini mando benefo. Urakoze Yesu. Hari ayandi makuru nakiri, nuko Imana ko hari ubuzima ije kukuvanamo, hari imibabaro data aje kugusohoramo. Lete bostayi nima efo shediba ifo enema halawini ma ifo egre. Ngo iryo joro ngo umwami Nebukadinezari abura ibitotsi, yaryama yakihindukiza bikanga, yakiyegura bikanga. Ngarangije ngagira amatsiko yo kumenya ba bandi yajugunye muri wa muriro. Arangije ngagira amatsiko yo kumenya ba bagabo batatu yajugunye muri wa muriro. Ngo arangije ngo agiye kureba, ngo arebye muri wa muriro, ngabona ba bagabo barimo baragenda genda, ngabona barimo barahimbaza Imana, abona barimo baruzuzwa Mwuka Wera, ngabona hari imbaraga cya. Ngo agiye kubona, ngo yitegereje neza, ngo muri wa muriro, ngo agiye kubona ngabona abagabo bane. Ngo arebye neza, ngabona muri aba bagabo bane ngo harimo uwambaye imyenda yera. Imana ishimwe ko batujugunye muri pozisiyo Yesu arimo. Aho gupfira niyo Imana iguhereye ubuzima, ho gukenyukira niyo Imana iguhereye kurama. Aho bari bazi neza yuko utazarenga niyo Imana imanura kuguhera iterambere. Agiye kubona ngo abonamo indi shusho, ngo ariko ngo arebye ishusho y'uwa kane, ngo abona ngo irasa nk'iy'umwana w'Imana, abona ngo irasa nk'iy'umwana w'intama. Ngo arangije awuruza abantu, arabwira ngo muri wa muriro twanazemo abagabo bangahe? Batatu. Arango mu bantu twanazemo ndabona undi, kandi undi mbona la dostayi diwini mai fo enema shedo bene fo egre ni mai bini fo enema. Ndabona ishusho isa nk'iy'umwana w'Imana. Arangije ngo arabahamagara ngo Saduraka na Meshake na Bedenego, nimusohoke muri uwo muriro. Akantu gatoya nshaka kukubwira ngo bawusohokamo, ngo nta musatsi wabavuye ku mutwe ndetse nta mwotsi ubanukaho. Akira gusohoka muri icyo kigeragezo nta mwotsi ukunukaho. Akira gusohoka muri ubwo buzima, akira gusohoka muri urwo rugamba utari inkomere y'ubwo buzima. Lelimi fo menestika enema shayidi wini mai bini fo egre. Ndafashijwe cyane. Nebukadinezari ngo abonye izo mbaraga, abonye iyo mirimo ngashya ubwoba, ngo atumiza intama, ngo ateranya abami, ngo ateranya abatware bose, arababwira ati aba bagabo basenze Imana. Aravuga ngo uhereye uyu munsi
umuntu utazasenga imana ya Saduraka, umuntu utazasenga imana y'aba basore azatemagurwe. Alatabifone mayifoegre, ngo arabibamenyekanisha. Ariko ugeze hano kuri 30 niho naje guhanura, niho naje kuguhumuriza, niho naje kuvugana nawe. Ijambo riravuze ngo ibyo bishize. Umwami yogeza Saduraka na Meshake na Abedenego mu gihugu cy'i Babuloni. Hari Imana imanuwe no kogeza izina ryawe. Hahandi wasebeye, hahandi bakurogeye, hahandi bakugambaniye, hahandi bagiye bakurwanya igihe kinini cyane. Mwibutsa kandi kantu gatoya, umugambi w'Imana ntabwo ujya uburizwamo. Ntabwo umugambi w'Imana uburizwamo. Haba ubwo bahagurutse amahembe angana ute, ntabwo umugambi w'Imana waburizwamo. Indege zayoba, yewe n'abantu bakayoba, yewe n'ibihe bigahinduka, ariko umugambi w'Imana ntabwo ujya uyoba. Ntabwo umugambi w'Imana ujya uburizwamo. Icyo Imana yavuganye nawe, Imana igifitiye inzira, wewe wigishakira inzira. Imana igifitiye inzira, Imana igifitiye icyerekezo, Imana igifitiye uburemyi, ifite uko izakirema. Lakota stafo elema, shayikota labonestika elema. Naguhanuriraga ndumva nuzuzwa imbaraga nshya. Ibyo wari urimo birashize. Abarozi bakurwanyaga ugiye kubashaka ubabure, ubwo buzima ugiye kubushaka ububure, iyo mibabaro ugiye kuyishaka uyibure. Ibyo bishize. Umwami yogeza Saduraka na Meshake na Abedenego mu gihugu cy'i Babuloni. Hari ibintu bigiye gushira ku buzima bwawe. Wibaze nawe aka kantu, aba basore ahantu basebeye, ahantu babasuzuguriye, ahantu babarwanyirije, niho Imana yabogereje. Ahantu wasebeye niho Imana igutabariye. Ibyo bishize, umwami yogeza Saduraka na Meshake na Abedenego mu gihugu cy'i Babuloni. Akira kubona Imana yogeza izina ryawe. Aho wasebeye niho Imana igutabariye. Kamusengera Imana. Ndimo soza ikiganiro, Imana irambwiye ngo abantu bakurikiranyira ijambo izabaha akazi. Abashomeri muhabwa akazi. Ndabona hari abazacyumva umwaka ushize, hari abazacyumva kigifunguka, hari n'abandi bazacyumva. Ndumva ijwi rivugana nanjye ngo data aje gutanga akazi ku bashomeri bamaze igihe kinini cyane nta kazi. Imana ibahaye akazi. Kandi nimo ndumva Imana ivugana nanjye ngo Imana imanuwe no kuruhura abarushye n'abaremerewe. Ndongera numva irindi jwi rimbwira ngo data hari imigozi yari baboshye amanuwe no guca. Hala nimifone kostifo enema. Ndimo ndumva Imana imbwira ngo hari abari bari mu bihe bigoye, ndetse n'abandi bantu bari mu kazi. Hari abo ntagiye mvuga amatitire, ariko Imana yambwiye ngo ibakuye akagambane. Ndabona umuntu bita Keremase. Keremase amaze igihe kinini cyane Satani yamusize umwuka w'icyangiro. Ndabona arambagijwe igihe kinini. Imana irimo iravugana nanjye ngo ihaye Keremase umugabo mwiza kandi umukwiriye. Imana irimo iravugana nanjye ngo mbwire ngo Keremase ngo imukoreye ubukwe.
lele kotazivomenestika enema. Ibyo bishize umwami yogeza Saduraka na Meshake na Bedenego. Ndabona hari imbaraga imanukira umuntu wari ufite randevu, wari umaze igihe kinini cyane aribwa mu nda, yagiye kwa muganga bamupimye basanga ibibyimba mu nda ye. Imana irimo iravugana nanjye ngo yakiriye kubohoka. Ndabona Imana ikiza ibyo bibyimba mu nda ye. Ndimo ndumva Imana ivugana nanjye ngo ije gutanga ikintu cyitwa poromosiyo. Abari abakozi bo mu rugo data aje kubaruhura. Aje kubaruhura. Ndababona Imana ibahindura abacuruzi. Ndabona abana b'abanyeshuri bari bamaze igihe kinini cyane bari mu buzima. Ndabona abantu bari bamaze igihe kinini cyane bikoreye ibisyo navuga byo mu ngo, Imana ibagenderera ibaruhura. Ibyo bishize umwami yogeza Saduraka na Meshake na Bedenego mu gihugu cy'i Babuloni. Imana imanuye no kogeza izina ryawe. Hahandi bagusuzuguye, Imana igiye kuhakwamamaza. Babandi bavuze ko ntacyo uzimarira, babonye Imana ikugirira neza. Witegure kubona hari abantu baza kugusaba imbabazi, bakubwira ati dusanze Imana wakoreye itandukanye nizo twiringiye. Kamusengera Imana. Mana mu izina rya Yesu, Mana ishobora byose, Mana ifite imbaraga, sengeye umuntu wese wizereye muri iri jambo. Jambo ryawe riravuze ngo ibyo bishize. Ndategeka imbaraga z'Imana ngo zigenderere buri muntu wese uhagaze mu bubasha bw'ijambo. Yakire gukira, yakire kubohoka, yakire amavuta, yakire igitinyiro cyawe. Abahanuzi mwami nibishire, abanyamasengesho nibishire, abarwayi uburwayi bwabo nibushire, bimareho Yesu, bimenyekane ko ari weho Mana. Bisabye nize mu izina rya Yesu, amen. Shalom. Yesu abahe umugisha, turabakunda, amen.